mu minsi yashize nimwe mbibwiye kandi nta bandi bantu babizi naho nyobora ntibabizi. Umukristo yaraje wanje arambwira ati nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ese wahuye n'iki? Arambwira ati ubu bambari imisoro ya Rwanda Revenue irimwe iragera muri miliyoni 6. Ati kandi umutahe wanje bawita iki? Igishoro cyane ntabwo kigeze kuri izo miliyoni. None mushumba byanyobeye byacyanze. Icyo nakoze nahise menya ikibazo afite, nahise menya yuko icyo kibazo ntagikemura. Ndamubwira nti ukeneye umunyamasengesho. Muhuza n'abantu babiri. Namubwira nti ngize telefone z'abantu babiri nzi basenga by'ukuri atari babandi, kuko njye sinemera abantu bose. Muhuza n'abantu babiri nti izi nimero, iyi ni iyumwe, iyi ni yundi, nubura umwe uzahamagara undi. Aragenda arabashaka arabahamagara. Umunsi wa mbere turababura, umunsi wa kabiri muhamagara arambwira turicaranye barasenga. Naho nabiherukiye kuko akazi kanje kwari kumuyobora ahantu. Hanyuma tuje guhura nyuma naramubaje nti se byagenze gute? Ati burya tumaze gusenga amasengesho yarakatuje, ati dusubiyeyo, ati bigera muri miliyoni. Gusenga gufite imbaraga. Guse amasengesho nubona ibintu byanze mu bundi buryo ujye usenga. Mu myaka nari hano ndibuka ko hari umugore washimye Imana, nimuvuga muramwibuka. Ndacibuka ishimwe rye. Hari ku cyumweru nka none yarasohotse aje gusenga hano. Sinamuzi sinanamwibuka, ariko ishimwe yashimye ndacyaryibuka. Asohokana n'umugabo n'umwana bafite imodoka ngo bagere ku muhanda. Umugabo ngo asanga hari akantu yibagiwe. Ngira ngo umugabo ni wari usohokanye n'umwana baza mbere. Umugabo asanga hari akantu yibagiwe mu rugo, asiga cyanye imodoka asubira mu rugo kujya kugafata. Hanyuma muri kakanya ya modoka isigaye mu umwana iriyatsa iragenda ngo ije kugera hejuru ya ruhurura. Yafashwe n'ubusa kantu gatoya, yabishimye Imana. Ariko muri iyo minsi Imana yari yerutse kumubwira ngo senga amasengesho yihuse. Arasenga. Ndagira ngo nkubwire ko Imana nikubwira ngo usenge ujye usenga nubwo utazi byari byo. Ntabwo amasengesho apfa ubusa. Ariko asenze amasengesho niyo yari yashimye hano, ubona arimo atitira avuga ati byari byarangiye. Ariko gusenga harimo imbaraga. Muri 2012 nibwo nagiye mu ibare, sibyo uvari anahavuye muri 2016. Ahantu hantwaye imbaraga nyinshi ni hano. Imbaraga zanjye hano nahaje ndi umusore mpava ndi umusaza. Hanyuma ngeze mu bibare n'imyaka yarimo yicuma. Imyaka nayo yari nabonaga ibintu bimeze nabi cyane, ariko nditotomba. Kwitotomba murabizi? Nitotombera mu mutima ariko sinabibwira umuntu. Nitotomba mbwira Imana ati Imana naziziki. Kubera yuko hari habaye impinduka, abo nigishije igice barazamuka bafata imyanya myiza iriho mu itorero mpari. Mu mutima ndavuga nti ariko iriya myanya nayikoramo neza, condition zo kuyikoramo neza ndazifite, ariko ni kubera iki? Nditotomba ariko sinagira uwo mbibwira ndaceceka. Namenye ko banyimuriye igihugu mvuye mu ibare, mpamagara abanyamasengesho. Ndabwira nti ndabona ijambo atari byeru, none muze dusenge menye icyerekezo, kuko nabwo hari amakuru umuntu aba yafashe ahantu.
baravugaga bati ni mumujane nawe ave mu mujyi agende hirya gatoya. Hanyuma mpamagaye abasenga, hazamwe umwana w'umukobwa, bari batatu, hazamwe umwana w'umukobwa ntari narigeze mbona imyaka yose namaze mu ibare 4 n'amezi 4. Ntabwo nari narigeze mubona. Yaje uwo munsi azanywe n'umuntu nabwiye ngo ndebera abantu basenga. Tucinjira mu cyumba cyaho, Imana iramukoresha, arambwira ngo Imana iravuze ngo soma hangaha. Igice yampaye gusoma ntabwo nari narigeze ngisoma ndi umushumba, kandi ni igice cyose ariko kitari kirekire gifite 50 gusa. Arambwira ati gisombe cyose ndagisoma. Ariko numva nta gisubizo kirimo mu byo nashakaga. Icyo gice cyaravugaga ngo urashaka ibikomeye, urashaka imyanya. Imana irambwira ngo ntuyishake, ngo kuko ndateza isi igishitsi, ngo kandi cyo nateye nk'itsina ngiye kukirandura, ngo si hamwe ne mu gihugu cyose, ariko Imana irambwira ngo ubugingo bwawe nzaburinda. Ntabwo ayo magambo yamfasheho kubera yuko ubugingo nari nzi ko mbufite, ariko ntabwo ubugingo ari ibyo kurya, ntabwo ari ibintu nagombaga kugaburira abana, kandi ritorero nararivunikiye ryaramvunye. Ntabwo nabyumvise. Igihugu sinahambaza umwaka, ntabwo namaze umwaka igihugu n'amezi. Mba ndagarutse hano i Remera ntabwo nahamaze umwaka n'amezi. Mba nkubita Nyarugenge, ariko nabyo Imana yarabimbwiye hariya. Nyarugenge nahamaze imyaka 2 n'amezi 2. Mba ngiye Kacyiru mpamara ukwezi kumwe, ngo kurangira ukwezi kumwe bati ijya kuyobora paruwasi nshya ya Kimihurura. Ibyo Imana yambwiye mu bibare nabimenye muri 2021. Ibindi umwuka wera basobanurira. Gusenga gutuma turokoka ibigiye kubaho. Nibwo nasobanukiwe bya jambo rivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Rimwe na rimwe ibyo dusaba ntabwo aba ari Imana ibona, ibibona ibindi. Imyanya nashakaga yose Remera, nagira ngo babwire ko Imana ifitanye amabanga n'abantu basenga. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo aravuga ngo hari amakuru meza amenywa n'abagenzi ngo bazerera kure y'iwabo, ngo yuko umukiza yenda kuza mu bwiza bwe kandi ngo akima ingoma. Ndagira ngo mbabwire ko hari amabanga. Turi mu bibare twarasenze, Imana iratubwira ngo hari amabanga, ngo Imana idashaka kuvugana n'abantu bose. Mu gusenga harimo amabanga. Abasenga bafite ishusho y'uyu mwaka, ariko bafite ni ya 25, bafite ni ya 26, bafite ni ya 27, yewe bagira ni ya 30, kubera yuko Imana yasezeranye ko abantu basenga izababitsa amabanga yabo. Gusenga gutuma turokoka ibyenda kubaho. Reka nihute. Gusenga bifite akamaro no mu gihe umuntu yaba atakiriho. Amasengesho afite imbaraga no mu gihe umuntu yaba atakiriho, yarapfuye. Amasengesho yasigara akora, agasigara akora utakiriho waragiye, ariko ibyo Imana yavuze igasigara ibikora, ikabikorera basigaye. Niyo mpamvu abantu badi kubitsa by'ukuri muze mubitsa mu masengesho. Hari ibintu Imana izasigara ikora.
ku rubyaro rwanyu mutagihari. Umugabo witwa John Knox yari umunyamasengesho, ngira ngo no umunyamerika cyangwa umwongereza. Yarasende mu gihe cye Imana ngo imusezeranya imigisha kugeza ku rubyaro rwa kane. Ubundi generation ngira ngo babara imyaka 30. No kuvuga ko generation enye ni imyaka 100 Imana imusezeranya imigisha kugeza ku bantu bo ku myaka 120. Hari ibintu Imana idasigara ikora ku bantu bawe utakiriho kubera gusenga. Amasengesho ni matyeri, ni ibintu Imana ifata. Iyo dusenga, nasomye Bibiliya, Imana ifata amasengesho yacu ngo ikayashira mu nzabya zibumba, ikayabika, ikaduha ibyo twasabye kugira ngo ya masengesho Imana izayakoreshe mu gihe gikwiriye. Ntabwo Imana izijugunya amasengesho. Iyo umuntu asenga, Imana ngo irayafata ikayavanga n'umubavu, hanyuma ngo ikayabika ahantu, ikaguha ibyo wasabye, ariko ya masengesho ngo Imana ikazayakoresha. Nasomye inkuru ni gitabo mfite kivuga ngo wizera Yesu ntabwo azakorwa n'isoni. Ni umupfakazi yasigaranye abana 4. Umugabo we yari umuntu utera ibiraka, ntabwo yari afite akazi gafatika cyane, yari umunyabiraka. Hanyuma umunsi umwe ngo atasha avuye ku kiraka, atahangwa ataka umutwe. Aravuga ati umutwe we muza abakene turivura. Agura ibinini by'umutwe ariko biranga biba iby'ubusa. Araremba, bagerageza kumushakira imiti ariko biranga, uko barushaga kumuvura arushaho kuremba. Yicaye, umugore ngo amuzaniye agakoma kugira ngo asomeho, ngo ajye kugera gutya abona amaso ye ararembutse. Umugabo birarangiye. Umugore ngo amwonamye imbere aravuga ati ni wewe wari ugwishingikirizo rwanjye. Koko Imana yemeye kukujyana, irabyemeye, yemeye ubw'Imana yemeye kugenda, niyo ibaye umugabo wanje. Yesu ni ubaye umugabo wanje, niwe ndaza ntura ibibazo mfite. Ubwo yemeye kukujyana niwe uzamenya ibibazo by'uru rugo. Yesu nawe ngo abyumva kabiri. Abantu ngo baraza, yari umuntu mwiza, yari umukristo ngo wasengaga, baza gutabara kuko yarazwi n'abantu. Abantu ngo baza bararira, n'abana bararira bati papa yaradukundaga, katuzanira utwenda, katugurira ibiryo, ubuzima nyine bwari bwarangiye. Ariko Yesu ni mwiza cyane. Umugore ngo abwira abana ati mwikomeze, Yesu ni umugabo w'abapfakazi, ni se w'imfubyi. Bamaze gushingura, abantu ngo batangira kugenda bitarura, bagenda bamuvaho. Niko bijya bigenda, batangira kugenda bamusiga, agenda asigarana bya bibazo bye. Urugo rutangira gusonza, urugo rutangira gukena, urugo rutangira kubura ibya minsi yose. Umunsi umwe ngo baburaniwe rwose, baburaye, babwiriwe. Umwana umwe mutoya ngo arahindukira abaza mama we ati mama, Yesu watubwiye yaraye muri iyi nzu? Tudagushingura papa waravuze ngo Yesu ni ubaye papa, none se Yesu yaraye muri iyi nzu? Abasa nuko mu jisho rya Yesu. Muri ako kanya ngo atararangiza mama ataramusubiza, bumva ku muryango umuntu warakomanze, ngo aravuga ati hano. Barakingura ngo babona umugabo winjiye yambaye ibisurubete bya bindi by'abakanishi cyangwa abantu bari mu kazi babubatsi. Ngo arinjira aravuga ati hodi bene hano. Yinjiye bamuhereza agasonga bugari yicaraho, ngo akicara aravuga ati nimumpe kutuzi. Wa mwana ngo aratanguranwa aravuga ati inzu nta mazi, nta makara, ndabyo kurya ntabwo duherutse. Ngo akiza kurangiza kuvuga ayo magambo, wa mugabo ngo akora mu mufuka wa cyakindu yari yambaye cy'igishati burya bambara abari mu kazi, ngo akuramwo igifurushi.
akuramwe envelope yari irimo amadolari ngo ibihumbi 10 ngo arababwira ngo iyi envelope na amadolari abikujwe kuri konti y'umugabo wanyu, kuri konti ya papa wanyu yapfuye yarazigamye, kandi murumva yari umunyabiraka. Hari cyo yari yarabitse, ariko yari yarabitse mu mwuka. Yari yarabitse mu mwuka, ngo akimara kuvuga iryo jambo amaze kubasingiriza icyo gifuru arabura. Mwemera ko Imana ikora? Ntabwo nshaka kubagira abanebwe, nta nubwo ako ari akayira kawe, ariko Imana yacu iracyakora. Ibyo yakoze kera n'uyu munsi yabikora. Yesu ndahinduka, ijambo rye riravuga ngo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko adahora ibihe byose. Kugusenga n'imbaraga z'amasengesho. Ndatekereza ko gusenga ni ibintu zumvwa n'abantu bose, ari abakuru ari n'abato. Gusenga n'ururimi twumva twese. Ndaza kuvugamwo amagambo 7 gusa, kubera yuko gusenga kurimo ibintu byinshi, ariko ndaza kuvugamwo ibintu 7 gusa, mvuga ku mbaraga z'amasengesho. Icyambere nuko gusenga niyo soko y'imbaraga zacu no kurindwa kwacu. Isoko y'imbaraga zacu ni imwe mu masoko tuvomamwo imbaraga zacu ndetse n'imbaraga zo kuturinda. Ubundi hari amasoko 5 tuvomamwo imbaraga. Isoko ya mbere tuvomamwo imbaraga, tuvoma mu kwizera. Mu kwizera harimo imbaraga ntagereranywa. Abantu bigeze babwira Yesu, abigishwa be ngo baramubwira bati twongerere kwizera. Birashoboka ko yari yakuvuzeho cyane. Hanyuma ngo arababwira ati mwaba mufite gatoya gusa kangana n'akabuto ka sinapi, muzabwira uyu musozi ngo nushiguke utabwe mu nyanja kandi ntakizabananira. Ahantu hambere tuvomamo imbaraga, imbaraga zabera, imbaraga z'itorero, ni mu kwizera. Isomye Abaheburayo ibice 11 uhereye ku murongo wa mbere ukageza icyo gice kirangiye, uzasanga intwari zo kwizera. Ariko baza gusoza bavuga ngo baheshejwe no kwizera, ngo gutsinda abami, ngo no gukora ibyo gukiranuka, ngo no gukurwa mu ntege nkeya bagahabwa imbaraga nyinshi, ngo no kuba intwari mu ntambara. Kwizera gufite imbaraga. Iyo umuntu agufite yakora ibintu bikomeye cyane. Umuntu afite kwizera yakora ibintu bikomeye. Aho ni ahantu hambere tuvoma imbaraga. Ahantu ha kabiri tuvoma imbaraga ni mu maraso ya Yesu. Mu maraso ya Yesu harimo imbaraga ntagereranywa zikuraho icyaha, zigakuraho n'ikizinga cy'icyaha. Yesaya yaravuze ngo nubwo ibyaha byanyu ngo byaba bitukura, ariko ngo nzabihindura kuba umweru, nubwo byaba bitukura ngo nzabihindura gusa n'ubwoya bw'intama. Ahantu tumesa tukaberwa tugaca ni mu maraso ya Yesu. Niyo mpamvu muririmbyi yavuze ngo Uwiteka umucamanza, ngo iyo mbonyeho ayo maraso ntabwo ncira urubanza rubi, ahubwo ngo anyita ukiranutse. Umwanditsi w'Abaheburayo mu bice 8 aravuga ngo mu byo tuvuga, icyo cya 8 umurongo wa mbere,
aravuga ngo mu byo tuvuga igikomeye ngiki nuko dufite umutambyi mukuru ngo winjiye ahera cyane kandi ngo ndiyahinjiye ajyanye amaraso y'ikimasa, ajyanye amaraso y'imfidi y'intama, ajyanye amaraso y'ihene, ariko ngo yahinjiye rimwe risa. Ahinjirana amaraso y'isezerano yavuye mu rubavu rwe. Soko ya kabiri tuvomamwo imbaraga zacu ni mu maraso ya Yesu. Icyaha nubwo cyaba gifite uburemere bungana iki, ariko mu maraso ya Yesu, mu maraso ya Yesu gikurwaho. Kandi iyo duhagaze imbere ya Yesu mu kwizera ukemera yuko uri umunyabyaha, Bibiliya iratubwira ngo utaha utsindishirijwe. Soko ya gatatu tuvomamwo imbaraga zacu ni mu ijambo ry'Imana. Mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga, harimo imbaraga. Umwanditsi w'Abaheburayo 4:12 yaravuze ngo rigira imbaraga, ngo rikagira ubugi uruta ubw'inkota, ngo rizarigabanya ubugingo n'umwuka. Abaganga aho ntibahagera. Ngo rizarigabanya ubugingo n'umwuka, ingingo n'imisokoro, ngo rigafata mpira ibitekerezo. Umwanditsi yaravuze ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere y'ijambo ryayo, byose ngo biratwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere ngo yizatubaza ibyo twakoze. Mu ijambo ry'Imana harimo imbaraga. Soko ya kane tuvomamwo imbaraga zacu ni mu mwuka wera. Haleluya. Ni mu mbaraga z'umwuka wera. Yesu arababwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira kandi muzaba abagabo bo guhamya uhereye Yerusalemu kageza ni Yudaya no kumpera y'isi. Isoko ya gatanu tuvomamwo imbaraga ni mu masengesho. Mu masengesho harimo imbaraga. Bibiliya iratubwira ngo Yesu yirwaga mu rusengero yigisha, ariko ngo bwakwira akarara ku musozi wa Elayono akada kuvoma. Iyo niyo sitasiyo y'umwuka tuvomamo iyi imbaraga zashize, tuja kuri sitasiyo mu masengesho. Ushobora kumbwira utese ubutayi ko babufunze, amazi bakaba barayafunze. Narimwo nganira n'umuntu uzi ukunda gusenga cyane, ndamubwira ndetse muri iyi minsi bihagaze gute. Harambwira ati iyo babibuje niyo nsenga. Ariko hari icyo nshaka kubabwira kindi kugira ngo utazagirana ikibazo n'abashinzwe umutekano. Daniel ngo yumvise yuko rwandiko rwashyizweho umukono. Haleluya. Nje ntabwo nigeze njya mu butayu cyane, cyakora harabanjanyeyo. Nta nubwo ndaje guhagarara mu mazi, sinzi naho bayahagararamo, ariko hari aho nigeze kugenda barangereka bati hariya niho bazabajya. Ariko no muri saro umuntu yanezerwa, no mu cyumba cyawe wanezerwa, ugasabana n'Imana kandi Imana igakora ibikomeye. Gusenga ni isoko y'imbaraga zacu no kurindwa kwacu. Ibyakozwe n'intumwa 4 ngira ngo no wa 31 haravuga ngo bamaze gusenga. Intumwa za Yesu nabo banyuze mu bihe. Nge nasomye Bibiliya irambwira ngo nta gihe kigeze cyorohera abantu basenga. Nabo banyuze mu bihe bikomeye. Mu gice cya gatatu bakiza umuntu barabizira. Mu gice cya kane barababuza bati mureke kuvuga muri iryo zina, amaraso ya Yesu yarakiri mabisi bamwishe. Ariko ngo biranga, bari buzuye umwuka wera, ngo bafite imbaraga nyinshi. Ariko wagera ku murongo wa 31 haravuga ngo babakangishe bababwiye bati mureke, ngo barushaho gusenga. Bibiliya iravuga ngo bamaze gusenga
bamaze gusenga aho bari bateraniye ngo buzuzwa umwuka wera isi iratigita ngo bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Ndagira ngo mbabwire ko iyi ngufuri zakajijwe zo kubuza gusenga, abazi Imana yabo niho basenga. Ntibaratubuza gusenga, ariko baratubwira ko hari tutagomba kujya kubera yuko umutekano waho utizewe. Hindura rero, nimba wajyaga mu mazi ukajya mu butayu, hari igihe kigeze kigera abantu basenze Imana irababwiye ngo mwe muretse ubutayu. Nagira ngo mbabwire ko ni mwe muburetse. Ejo batazagufata bakakwerekana kuri televiziyo ngo dore uyu muntu yafashwe yagiye gusenga kuri Kanyarira, Kanyarira simpazi, yagiye gusenga kuri Murya, yagiye kuri ya misozi muza mujyaho. Ariko Yesu yaravuze ngo bahuriye ku iriba rya Yakobo, umugore ngo aramubwira ati menye ko uri umuyuda kandi muri irata mukavuga ngo i Yerusalemu niho hari imisozi myiza yo gusengera, ariko natwe Samariya hari imisozi dusengeraho ya Gerizimu. Yesu aramuhanura aramubwira ngo mugore igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo abasenga data by'ukuri. Abasenga data by'ukuri badamusengera mu mwuka no mukuri. Gusenga niyo soko y'imbaraga zacu no kurindwa kwacu. Gusenga gutuma, ijambo rya kabiri, gusenga gutuma twakira imigisha y'Imana kandi tukayigumana. Sinzi niba munyumvise. Gusenga gutuma twakira imigisha y'Imana kandi tukayigumana. Nagira ngo mbabwire ko kwakira umugisha w'Imana ari kimwe no kuwugumana n'ikindi. Ndabizi ko mu ntangiriro abarokore ubuzima bwari ubuzima butameze neza. Mu gihe twasengaga Imana mu byumba by'amasengesho hano, bya bindi bavugaga babibyi, ntabwo twari dufite abakire benshi, n'imodoka zaparikaga aha ntabwo zari nyinshi. Ariko Imana yumvise gusenga, mwese ndabona mwarakize. Hari icyo Imana yakoze. Imana yasubije gusenga, mwarakize, ntacyo mushobora gushinja Imana. Muri Erayoni ni bangahe bari bafite imodoka? Muze mwicara munaziro arizo mufite. Uyu munsi mubare mubwira abanyemodoka ati wowe nta modoka wari ufite, nawe nta modoka wari ufite, tugiye gukora sound zana ishimwe. Inge nanyura muri iyo kandi nkayabona. Uyasabye abanyemodoka gusa, abantu batari bafite imodoka kuva 2003 kugeza muri 2010, ariko uyu munsi bakaba badifite. Nyuze muri abo nabakuramwe ya sound miliyoni 7. Gusenga gutuma twakira imigisha y'Imana tukayigumana. Kwakira umugisha ni kimwe no kugumana n'ikindi. Ndagira ngo mbabwire ko muri iki gihe Shitani arimo arariganya abantu. Arimo arariganya abantu. Niba Imana yaraguhaye umugisha ujye gusengera. Niba Imana yaraguhaye iseta ujye urisengera. Niba Imana yaraguhaye akazi ujye ugasengera. Kwakira umugisha ni kimwe no kugumana n'ikindi. Ariko masengesho atuma twakira imigisha y'Imana kandi tukayigumana. Umugabo witwa Yabesi dusoma mu ngoma, nyina yamwise Yabesi ngakujya twita abana b'amateso bamasumbuko, ari amazina na amazina ababyeyi bita abana bitewe n'uko inda yari imeze. Yabesi nawe bamwise Yabesi, nyina ngo yamwise Yabesi kubera ko yamubyaranye agahinda. Ariko Yabesi ngo amaze kuba umuntu muzima, ngo aravuga ati ubukene ntabwo ari umurage wacu. Ngo ashaka Imana, aje imbere y'Imana ngo abwira Imana ati mana
ngo yinginga Imana ngo arayibwira ati icyampa ukampa umugisha, icyampa ukagura imbago yanje, icyampa ukandinda ibyago ntibimbabaze, Uwiteka ngo amuha ibyo yasabye. Niyo mpamvu yabesi batubwira ko yarazamutse abo umuntu w'umunyacyubahiro. Gusenga gutuma twakira imigisha y'Imana kandi tukayigumana. Mu minsi yashize nimwe mbibwiye kandi nta bandi bantu babizi, naho nyobora ntibabizi. Umukristo yaraje wanje arambwira ati nahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ese wahuye n'iki? Arambwira ati ubu bambari imisoro ya Rwanda Revenue irimwe iragera muri miliyoni 6. Ati kandi umutahe wanje bawita iki? Igishoro. Igishoro cyane ntabwo kigeze kuri izo miliyoni. None mushumba byanyobeye byacyanze. Icyo nakoze nahise menya ikibazo afite, nahise menya yuko icyo kibazo ntagikemura. Ndamubwira nti ukeneye umunyamasengesho. Muhuza n'abantu babiri. Namubwira nti ngize telefone z'abantu babiri nzi basenga by'ukuri atari babandi, kuko njye sinemera abantu bose. Muhuza n'abantu babiri nti izi nimero, iyi ni iyumwe, iyi ni yundi, nubura umwe uzahamagara undi. Aragenda arabashaka arabahamagara. Umunsi wa mbere turababura, umunsi wa kabiri muhamagaye arambwira turicaranye barasenga. Naho nabiherukiye kuko akazi kanje kwari kumuyobora ahantu. Hanyuma tuje guhura nyuma naramubaje nti se byagenze gute? Ati burya tumaze gusenga amasengesho yarakatuje, ati dusubiyeyo, ati bigera muri miliyoni. Gusenga gufite imbaraga. Guse amasengesho nubona ibintu byanze mu bundi buryo ujye usenga. Mu myaka nari hano ndibuka ko hari umugore washimye Imana, nimuvuga muramwibuka. Ndacibuka ishimwe rye. Hari ku cyumweru nka none yarasohotse aje gusenga hano. Sinamuzi sinanamwibuka, ariko ishimwe yashimye ndacyaryibuka. Asohokana n'umugabo n'umwana bafite imodoka ngo bagere ku muhanda. Umugabo ngo asanga hari akantu yibagiwe. Ngira ngo umugabo ni wari usohokanye n'umwana baza mbere. Umugabo asanga hari akantu yibagiwe mu rugo, asiga cyanye imodoka asubira mu rugo kujya kugafata. Hanyuma muri kakanya ya modoka isigaye mu umwana iriyatsa iragenda ngo ije kugera hejuru ya ruhurura. Yafashwe n'ubusa kantu gatoya, yabishimye Imana. Ariko muri iyo minsi Imana yari yerutse kumubwira ngo senga amasengesho yihuse. Arasenga. Ndagira ngo nkubwire ko Imana nikubwira ngo usenge ujye usenga nubwo utazi byari byo. Ntabwo amasengesho apfa ubusa. Ariko asenze amasengesho niyo yari yashimye hano, ubona arimo atitira avuga ati byari byarangiye. Ariko gusenga harimo imbaraga. Amasengesho ahindura ibihe. Gusenga bijya bihindura ibihe. Niba hari ibintu bikomeye ni ibihe. Ibihe bifite imbaraga. Se mwarabibonye? Ibihe bifite imbaraga. Ntiwagihagarara imbere igihe iyo cyaje cyaguhitana. Ibihe bifite imbaraga. Ariko amasengesho ajya ahindura ibihe. Paulo na Sila bari Filipi, amaguru n'amaboko ngo bayashyize mu mbago, niko Bibiliya itubwira. Ariko muri icyo gicuku ngo barasenga. Barasenga, baririmbira Imana, ijuru rirumva. Iminyururu ngo yari baboshe irafunguka. Abari muri yo gereza bose ngo barakanguka, muri inzu y'imbohe ngo akangutse agera ngo imbohe zacitse. Ariko Paulo na Sila ngo baramubwira ngo ntugire icyo witwara turahari. Icyari umubabaro gihinduka umunezero. Amasengesho ajya ahindura ibihe.
amasengesho aja ahindura ibihe bigahinduka ibyari bije ubona bimeze nk'umuvumba bifite imbaraga, ariko gusenga kukagabanya ubukana bwabyo, kukabigabanya ubukana. Yesu ari kumwe n'abigishwa mu bwato ngo asinziriye ari bwerekeza, ngo haba umuyaga mwinshi cyane. Izo nkuru mwarazisomye. Hanyuma abigishwa ngo barataka, bageze ubwo ngo bamusanga, baramubwira ati mwigisha ni wewe utazi bibaye. Ngo baramukangura kangutse, abona ngo inyanja yazamutse, umuraba wazamutse. Ariko Yesu aracyafite ubutware bwo kubwira inyanja ngo ceceka. Ibigagurukiye nk'inyanja, ibimeze nk'imiraba iwawe, Yesu aracyafite ijambo. Abo twaganiriye kare ku itorero nababwiye ngo Yesu ni umutwe w'itorero, bisobanura ngo niwe ufite ijambo rya nyuma ku itorero. Gusenga guhindura ibihe byawe bwo mu mwuka, kujya guhindura ibihe. Amasengesho atuma, ngeze ku ijambo rya kane, atuma turokoka ibigiye kuba. Gusenga bituma turokoka ibigiye kubaho. Yesu aganira n'abigishwa be muri Luka 21 uhereye ku murongo wa mbere kugeza kuri 37 yavuze amagambo akomeye y'ubuhanuzi, ababwira ibintu uko bizagenda intambwe ku yindi, kimwe kuri kimwe. Abigishwa ngo baratinya bagira ubwoba bwinshi cyane, ariko ageze kuri 37 ngira ngo arababwira ngo nuko rero muje mu amaso kugira ngo mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho. Mubone kurokoka ibyo byose byenda kubaho no kuzahagarara imbere y'Umwana. Mubone kurokoka. Amasengesho atuma turokoka ibigiye kubaho. Muri 2012 nibwo nagiye mu ibara, sibyo duvari anahavuye muri 2016. Ahantu hantwaye imbaraga nyinshi ni hano. Imbaraga zanjye hano nahaje ndi umusore mpava ndi umusaza. Hanyuma ngeze mu bibare n'imyaka yarimo yicuma. Imyaka nayo yari nabonaga ibintu bimeze nabi cyane, ariko nditotomba. Kwitotomba murabizi, nitotombera mu mutima ariko sinabibwira umuntu. Nitotomba mbwira Imana ati Imana naziziki, kubera yuko hari habaye impinduka. Abo nigishije igice barazamuka bafata imyanya myiza iriho mu itorero mpari. Mu mutima ndavuga nti ariko iriya myanya nayikoramo neza, condition zo kuyikoramo neza ndazifite, ariko ni kubera iki nditotomba, ariko sinagira uwo mbibwira ndaceceka. Namenye ko banyimuriye igihugu mvuye mu ibara, mpamagara abanyamasengesho. Ndabwira nti ndabona ijambo atari byeru, none muze dusenge menye icyerekezo, kuko nabwo hari amakuru umuntu aba yafashe ahantu. Baravugaga bati ni mumujane nawe ave mu mujyi agende hirya gatoya. Hanyuma mpamagaye abasenga, hazamwe umwana w'umukobwa, bari batatu, hazamwe umwana w'umukobwa ntari narigeze mbona imyaka yose namaze mu ibare 4 n'amezi 4. Ntabwo nari narigeze mubona. Yaje uwo munsi azanywe n'umuntu nabwiye ngo ndebera abantu basenga. Tucinjira mu cyumba cyaho,
Imana iramukoresha arambwira ngo Imana iravuze ngo soma hangaha. Igice yampaye gusoma ntabwo nari narigeze ngisoma ndi umushumba, kandi ni igice cyose ariko kitari kirekire gifite 50 gusa. Arambwira ati gisombe cyose ndagisoma, ariko numva nta gisubizo kirimo mu byo nashakaga. Icyo gice cyaravugaga ngo urashaka ibikomeye, urashaka imyanya. Imana irambwira ngo ntuyishake, ngo kuko ndateza isi igishitsi, ngo kandi cyo nateye nk'itsina ngiye kukirandura, ngo si hamwe ne mu gihugu cyose, ariko Imana irambwira ngo ubugingo bwawe nzaburinda. Ntabwo ayo magambo yamfasheho kubera yuko ubugingo nari nzi ko mbufite, ariko ntabwo ubugingo ari ibyo kurya, ntabwo ari ibintu nagombaga kugaburira abana, kandi ritorero nararivunikiye ryaramvunye, ntabwo nabyumvise. Igihugu sinahamaze umwaka, ntabwo namaze umwaka igihugu n'amezi. Mba ndagarutse hano i Remera ntabwo nahamaze umwaka n'amezi, mba nkubita Nyarugenge, ariko nabyo Imana yarabimbwiye hariya. Nyarugenge nahamaze imyaka 2 n'amezi 2, mba ngiye Kacyiru mpamara ukwezi kumwe, ngo kurangira ukwezi kumwe bati ijya kuyobora paruwase nshya ya Kimihurura. Ibyo Imana yambwiye mu bibare nabimenye muri 2021. Ibindi umwuka wera basobanurira. Gusenga gutuma turokoka ibigiye kubaho. Nibwo nasobanukiwe bya jambo rivuga ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Rimwe na rimwe ibyo dusaba ntabwo aba ari byo Imana ibona, ibibona ibindi. Imyanya nashakaga yose Remera, nagira ngo babwire ko Imana ifitanye amabanga n'abantu basenga. Hari umuririmbyi waririmbye indirimbo aravuga ngo hari amakuru meza amenywa n'abagenzi ngo bazerera kure y'iwabo, ngo yuko umukiza yenda kuza mu bwiza bwe kandi ngo akima ingoma. Ndagira ngo mbabwire ko hari amabanga turi mu bibare twarasenze. Imana iratubwira ngo hari amabanga, ngo Imana idashaka kuvugana n'abantu bose. Mu gusenga harimo amabanga. Abasenga bafite ishusho y'uyu mwaka, ariko bafite ni ya 25, bafite ni ya 26, bafite ni ya 27, yewe bagira ni ya 30, kubera yuko Imana yasezeranye ko abantu basenga izababitsa amabanga yabo. Gusenga gutuma turokoka ibyenda kubaho. Reka nihute. Gusenga bifite akamaro no mu gihe umuntu yaba atakiriho. Amasengesho afite imbaraga no mu gihe umuntu yaba atakiriho, yarapfuye. Amasengesho yasigara akora, agasigara akora utakiriho waragiye, ariko ibyo Imana yavuze igasigara ibikora, ikabikorera basigaye. Niyo mpamvu abantu badi kubitsa by'ukuri mude mubitsa mu masengesho. Hari ibintu Imana izasigara ikora ku rubyaro rwanyu mutagihari. Umugabo witwa John Knox yari umunyamasengesho, ngira ngo no umunyamerika cyangwa umwongereza. Yarasenze mu gihe cye, Imana ngo imusezeranya imigisha kugeza ku rubyaro rwa 4. Ubundi generation ngira ngo babara imyaka 30.
no kuvuga ko generation enye n'imyaka ijana Imana imusezeranya imigisha kugeza ku bantu bo ku myaka 120. Hari ibintu Imana idasigara ikora ku bantu bawe utakiriho kubera gusenga. Amasengesho ni matyeri, ni ibintu Imana ifata. Iyo dusenga, nasomye Bibiliya, Imana ifata amasengesho yacu ngo ikayashira mu nzabya zibumba, ikayabika, ikaduha ibyo twasabye kugira ngo ya masengesho Imana izayakoreshe mu gihe gikwiriye. Ntabwo Imana izijugunya amasengesho. Iyo umuntu asenga, Imana ngo irayafata ikayavanga n'umubavu, hanyuma ngo ikayabika ahantu, ikaguha ibyo wasabye, ariko ya masengesho ngo Imana ikazayakoresha. Nasomye inkuru ni gitabo mfite kivuga ngo wizera Yesu ntabwo azakorwa n'isoni. Ni umupfakazi yasigaranye abana 4. Umugabo we yari umuntu utera ibiraka, ntabwo yari afite akazi gafatika cyane, yari umunyabiraka. Hanyuma umunsi umwe ngo atasha avuye ku kiraka, atahangwa ataka umutwe. Aravuga ati umutwe we muza abakene turivura. Agura ibinini by'umutwe ariko biranga biba iby'ubusa. Araremba, bagerageza kumushakira imiti ariko biranga, uko barushaga kumuvura arushaho kuremba. Yicaye, umugore ngo amuzaniye agakoma kugira ngo asomeho, ngo ajye kugira gutya abona amaso ye ararembutse. Umugabo birararangiye. Umugore ngo amwonamye imbere aravuga ati ni wewe wari ugwishingikirizo rwanjye. Koko Imana yemeye kukujyana, irabyemeye, yemeye ubw'Imana yemeye kugenda, niyo ibaye umugabo wanje. Yesu ni ubaye umugabo wanje, niwe ndaza ntura ibibazo mfite. Ubwo yemeye kukujyana niwe uzamenya ibibazo by'uru rugo. Yesu nawe ngo abyumva kabiri. Abantu ngo baraza, yari umuntu mwiza, yari umukristo ngo wasengaga, baza gutabara kuko yarazwi n'abantu. Abantu ngo baza bararira, n'abana bararira bati papa yaradukundaga, katuzanira utwenda, katugurira ibiryo, ubuzima nyine bwari bwarangiye. Ariko Yesu ni mwiza cyane. Umugore ngo abwira abana ati mwikomeze. Yesu ni umugabo w'abapfakazi, ni se w'imfubyi. Bamaze gushingura, abantu ngo batangira kugenda bitarura, bagenda bamuvaho. Niko bijya bigenda. Batangira kugenda bamusiga, agenda asigarana bya bibazo bye. Urugo rutangira gusonza, urugo rutangira gukena, urugo rutangira kubura ibya minsi yose. Umunsi umwe ngo baburaniwe rwose, baburaye, babwiriwe. Umwana umwe mutoya ngo arahindukira abaza mama we ati mama, Yesu watubwiye yaraye muri iyi nzu? Tudagushingura papa waravuze ngo Yesu ni ubaye papa, none se Yesu yaraye muri iyi nzu? Abasa n'ukoze mu jisho rya Yesu. Muri ako kanya ngo atararangiza mama wataramusubiza, bumva ku muryango umuntu warakomanze, ngo aravuga ati hano. Barakingura ngo babona umugabo winjiye yambaye ibisurubete bya bindi by'abakanishi cyangwa abantu bari mu kazi babubatsi. Ngo arinjira aravuga ati hodi bene hano. Yinjiye bamuhereza agasonga bugari yicaraho. Ngo akicara aravuga ati nimumpe kutuzi. Wa mwana ngo aratanguranwa aravuga ati inzu nta mazi, nta makara, ndabyo kurya ntabwo duherutse. Ngo akiza kurangiza kuvuga ayo magambo, wa mugabo ngo akora mu mufuka wa cyakindu yari yambaye cy'igishati burya bambara abari mu kazi, ngo akuramwo igifurushi, akuramwo envelope yari irimo amadolari ngo 10,000. Ngo arababwira ngo iyi envelope na amadolari abikujwe kuri konti y'umugabo wanyu, kuri konti ya papa wanyu yapfuye yarazigamye. Kandi murumva yari umunyabiraka, hari icyo yari yarabitse, ariko yari yarabitse mu mwuka. Yari yarabitse mu mwuka. Ngo akimara kuvuga iryo jambo amaze kubasingiriza icyo gifuruki,
arabura. Mwemera ko Imana ikora? Ntabwo nshaka kubagira abanebwe, nta nubwo ako ari akayira kawe, ariko Imana yacu iracyakora. Ibyo yakoze kera n'uyu munsi yabikora. Yesu ntahinduka, ijambo rye riravuga ngo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko adahora ibihe byose. Mumpera icyubahiro Yesu. Nsoza kuko ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi cyane, ndagira ngo mbabwire ko buri bwoko, buri shanga rikenera abayobozi basenga. Buri bwoko, buri shanga ryose rikenera abayobozi basenga. Mu byo tuza gusengera harimo no gusengera abayobozi basenga. Dusome urwandiko ni nayo magambo ngiye gusorezamo. Hindura urwo rupapuro rw'Abatesalonike tujye muri Timoteyo 2 umurongo wa mbere tugeze ku murongo wenda wa 4. Haravuga ibyo gusabira abantu bose. Irya mbere ya byose ndaguhugurira nkwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Reka ngarukira ni ku ijambo rivuga ngo buri shanga ryose, buri bwoko bwose bukeneye abayobozi basenga. Hari ibyifuzo byinshi byo gusengera, hari icyorezo cyateye tugomba gusengera, hari n'ibibazo hirya no hino tugomba gusengera, ariko mu cyifuzo kimwe numvise cyajya ku mutima wanjye no gusenga Imana kugira ngo iduhereze abayobozi basenga. Muzi impamvu yabyo? Mvuye i Nyarugenge twabanaga na Gatanazi, tuvuyeyo twagiraga umuhanuzi yarahanuye, nari narahavuye. Arahanura abwira abantu b'i Nyarugenge, arababwira ngo murasinziriye ariko mwari mukwiriye gusenga. Mukwiriye gusenga kubera yuko ndabona igihe kiri imbere hari imbaraga z'ubutinganyi zirimo zitugatuga. Nimudasenga uru rusengero bazarusezeranyizamwo abatinganyi. Nagira ngo mbabwire ko niba hari ahantu hari amafaranga ni mu batinganyi, kandi turayakeneye Abanyafurika, sibyo? Turayakeneye. Hari wavuze ngo abantu ngo bakura amafaranga ikuzimu, aravuga ati yaba nanjye ndarinzi ko ari iyo ngo zaje kuyashaka. Abantu bafite amafaranga n'abatinganyi kandi bafite imbaraga, igihugu kitabakiriye bahita bakupa inkunga cyabonaga. Niyo mpamvu dukwiriye gusengera abayobozi bacu ngo Imana ibahe imbaraga zo kuzarwana n'izo mbaraga zose zirwanya isi. Ubutinganyi buritugatuga, buritugatuga. Ngeze ku Kimihurura nahuye n'umwuka w'ubutinganyi. Abakristo barambwira bati uriya musore yari umuririmbyi, ati biravugwa yuko ari umutinganyi. Ubu dufite abantu bakora imirimo y'itorero ariko bayikorana ibyaha, birasakuza. Ndamuhamagara muri biro ndamubwira nti ariko hari amakuru arimo avuga ko ibi bintu ni ibiki.
arambwira ati barambeshera no kuri. None se kuki bivugwa ati barambeshera? Kubera ko nta muntu namufatanye nawe arabihakanye, nta kindi nari kubikora, ndabyihorera. Ariko naje kumukira aza kunyaka icyemezo nkimuha nihuse, aho yagiye ntabwo mpababwiye. Imana ibafashe kandi Imana iturinde, dusengera ibihe. Musenge ubudasiba, musenge mutajya mu mosha. Hanze hari imbaraga zishaka kuza, kandi sinzi ko muri mwebwe hari abafite ubushobozi bwo kuzazihagarika. Rene, ngwino usenge. Muhaguruke dusenge. Dusengera itorero, ariko tunasengere n'igihugu, kugira ngo Imana iturinde imyuka mibi ishobora kwangiza. Umwuka w'ubutinganyi ni umwuka wangiza, ni umwuka utuma n'igihugu kigaragara nabi. Aho winjiye haba hinjiye ikintu kitari cyiza. Niyo mpamvu abanyetorero uwo mwuka badakwiriye kuwurebera, bari bakwiriye gusenga. Twari dukwiriye gusenga kugira ngo uwo mwuka ntuzagere mu gihugu cyacu. Kandi uko musenga, muze musengera abayobozi bacu. Hari umuyobozi mukuru nigeze numva abikomoza, harabivuga, numva nanezerewe cyane. Aravuga ngo ni imico y'abanyamahanga, ariko ngo barayiduhatira. Yarabivuze ndabyumva. Nagira ngo mbabwire ko dusenga Imana kandi dusengere n'abafata ibyemezo, n'abashinzwe gushyiraho amategeko, n'abashinzwe kugira ngo baze babikora byose, kuko ijambo ry'Imana ryavuze twubaha Imana, dukiranuka imbere y'Imana. Nagira ngo Rene sengera iki cyifuzo, ibindi umushumba araza kubisengera.